guhembwa amafaranga ukarara uyamariye mu ndaya no mu kabari namwe urubisha siruta nubwo no mu rusengero harimo abavamo aribo Bibiliya ivuga ngo bomboka ibigabo by'ibigori niko Bibiliya byombokera ngo z'abapfakazi yego urumva izi nzangano zibereye muri aba barepeta zibereye muri aba bazi gusoma zaburi bakayisobanura muri aba bazi kuvuga indimi izi nzangano ziba muri aba bantu bari bazi gukata ikorasi n'amasume bakihanagura ibyunzwe bari mu mvugire ngo Imana akawakabonye izi nzangano ziri muri aba bantu bazi kuvuga indimi bangana izi nzangano nizo Dawidi ari kuvuga yahuye nazo kuko nawe yari kuvuga abapagani ntabazi urwango hasi waturika kuko ruba mu mutima ubundi tizonyo uze urye inzuzi tizonyo rwose kuko icano ndayikunda nanjye ndayikunda Yesu Kristo ukurikije indege tugiye kugenda nazo tizonyo uze urye inzuzi turwango uze udufashe guserebura Yesu we iyo aranje utangira udukunde kuko ibi bintu wapfa pe nukuri wapfa niba batabyemera bagiye kubaza Hamani yego ukuntu byamucanze urumamba akarushombwaho reka mbashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano kuri Eva Marionnaire Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire bahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha niba mutameze neza reka mbabwire ngo mwakire imbaraga zibahesha kubaho neza ndetse no gukira mu izina rya Yesu Kristo kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo muhamagare abakuru b'itorero babasige amavuta bana barambitseho ibiganza muzakira iyo ndwara natwe twatuye ijambo ry'ubuzima ku buzima bwanyu twohereje amavuta y'umwuka wera nta distance irimo mu buryo bw'umwuka ndetse no gusenga kandi Mama Marionnaire we akaba n'umuhesha noneho w'ibyanyu agahita nabibasoderaho muraho neza Mama Marionnaire muraho yemwe amahoro y'Imana bane nawe namwe kandi muyahorane umugisha y'Imana ube kuri wowe Alleluya turabyakiriye kwaguka kw'Imana kube kuri wowe amina turabyakiriye kuba Pastorisa bibe kuri wowe ndabyakirije yombi kwimikishwa amavuta y'igikundiro ndabyakirije yombi ayo guhirika abazimu bakava mu bantu bibe kuri wowe ndabyakiriye mu izina rya Yesu guhirika abazimu bakagwa ikuzimu yego Imana iguha umugisha kandi kera guhanura abantu bari hano bataza kuvuga bati se noneho ibyo muzanye ni ibiki Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru Umujyi wa Kigali nta gatatu y'abadiaspora abantu mwakwe subscribe abantu mukora share abantu mukora comment abantu mwadutumye muti muzatuvugire ibi nibi uyu munsi wa none rero ibyo mwadutumye kugira ngo tuzaganireho nibyo tugiye kuganiraho warakoze weho muntu wagize uruhare ko tuba twicaranye kuri kamera nge na Mama Marionnaire nubwo mutaba mumbona ariko ndabizi neza ko ntacyo biba bitwaye uko niko twabihisemo Mama Marionnaire byonyine ndabizi ko mwatangiye gukira bamwe kandi akubitamo akantu kasetsa none ureba rata Imana iguha inka naho ngewe ntabwo ntunze rwose ndakiriye ntacyo udafite inka ntiwabura n'amata kuri dayari najya kuyashaka rwose umuntu nkurikiye ntuzabure inka ngo ubure n'amata hari umuntu uvuga ati ndagukunda wampe inka nayiguha uzampa amata ndakorohereje nuko ntafite inka mba nyiguhaye niko bakunda kuvuga ndakorohereje uzampa amata aba bantu barabyumvise Mama Marionnaire barabyumvise barakuze abana beza Imana ibaha umugisha cyane Mama Marionnaire nsuhuriza abantu rero bagukurikira umunsi ku munsi suhuje abantu bakoze subscribe suhuje abadamu bari hano bankunda cyane bari mu mpande zitandukanye hanyuma ngasuhuza abantu bose bakunda kunkurikira bari muri iki gihugu cy'u Rwanda ngasuhuza abantu bakunda kubigiramo uruhare kugira ngo nanjye nishime hari abantu hano bakunda kwiyeranja nkishima nkajya kubona nkabona nkubise nka style runaka nkakubitamo ubwo rukweto n'icyo kitenge nkakivimviramo nkumva uko mbaye hari n'uherutse kungurira ikarita y'ukwezi kose namaze ukwezi kose mpamagara kandi ni umuntu woroheje pe ucuruza muri gare Nyabugogo uvuga ati yewe ndumva nshaka kugukorera amayinite
y'ukwezi kose ukajya uhamagara ukansabira umugisha. Yo. Aba bantu bose ndabasuhuje cyane, abantu banyemera n'abatanyemera yego ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abanshyigikira n'abandwanya bose mbasuhurije rimwe, ariko ntabwo mbashyize mu gatebo kamwe, mbasuhurije rimwe mu rwego rw'igihe. Kandi ndasuhuza abantu bakunda gusenga Imana cyane bihereranye nayo, abanyamasengesho munkurikirana hano ndabasuhuje. Mfite itimu y'abantu bansengera baba South Africa, hariya ku ihembe rya Afurika, muri Cote d'Ivoire, Yego. no muri Somalia. ubwo hafi aho nyine bafite ukuntu bavuga bati twebwe muri iyi minsi nubona tudakomantinga twagiye kwihererana n'Imana tugusengera. Kubaho mu buzima uba ufite abantu bagusengera, iterambere ryawe ririhuta, no gusenyuka ntusenyuka vuba. Abo mugubwe neza, Imana ikomeze kubashyigikira. Nge urubyiruko kandi runkurikira hano rurahari, hari abakobwa banjye mugubwe neza bankurikira. Imana ibaha umugisha kandi icyo umutima wanyu wifuza Uwiteka gikore. Abanyeshuri munkurikira mutsinde, abafundi mwubake zikomere, abacuruzi mwunguke ndabasuhuje. Hanyuma abamotari n'abanyonzi namwe ibyiza biri imbere, mu minsi mike muragenda mwicaye mutugama imvura iguye. Abashoferi namwe munkurikirana mukomeze mwaguke mu rwego mugera ku makampani. Imana ibaha umugisha. Hano hari n'abahinzi bankurikira, Imana ibagure cyane mu rwego igusha imvura irimo ifumbire mu myaka yanyu. Imana ibaha umugisha, mugubwe neza, Yesu abahereze umugisha. Twagusaba ugasenga Imana noneho tugatangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana uri imbaraga zacu. Haleluya. Tugushimiye ko iyo tugenda tuba dushyigikiwe n'imbaraga zikomeye. Haleluya. Imbaraga zawe ntizigira umupaka, zikorera aho turi n'aho tutaragera. Haleluya. Haleluya. Imbaraga zawe zikorera aho tureba n'aho tutabona. Uri imbaraga zacu. Niyo mpamvu ikidushatse kitubura, kuko uri imbaraga zacu. Haleluya. Bya nijoro n'ibyakumanywa bidutera bituburira mu mbaraga twihishamo. Uyu mwanya dusengeye umuntu wese ugiye gukurikira ibyo washyize ku mutima wacu. Igitinyiro cyawe kimubeho kandi umwambike imbaraga. Dutatanije imbaraga zose zigenda ku bwoko bwawe Mu izina rya Yesu. Turasabye ngo umwuka wera n'imbaraga n'imbabazi byome kuri aba bantu iminsi yose. Gushimiye kuri Imana ibikora neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Yego, urakoze cyane Mama Marione. Uyu munsi wa none ndifuza kukubaza ku kintu abantu benshi bitiranya, kiriho kandi giteye inkeke mu bwoko bw'Imana cyane, navuga ngo bw'abakristo. Hari ikintu cyitwa urwango. Niba hari ikintu kibaho Satani agira, agira urwango. Ese urwango ubundi Mama Marione Bibiliya iyo yaruvuzeho iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ese umuntu ugira urwango ateganyirizwa iki bijyanye n'ijambo ry'Imana? Ikibazo cya gatatu, ari nacyo yenda ndaza kugenda nzamura. Uyu mukristo ugira urwango, ese ni umukirisitu cyangwa ni umuntu wihishe muri Kristo? Kuko Imana igira abantu bayo n'abantu nyine baraho, ikagira abana bayo n'abantu bayo. Mama Marione, ndabizi yuko ujya ugira ubwina bucukumbuye. Ndakwinginze dufashe. Ubundi umuntu ugira urwango abaho? Abaho atariho kabyaraho. Ni bya bindi ngo ndiho ntariho. Duha ubwino. Gusenga kwa Dawidi muri Zaburi ya 17 umurongo wa 9, haravuze ngo mpisha abanyabyaha banyanga. Nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Ngo nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Bangose ntafite aho mbacikira. Yego. Bangose ntafite, donc bateguye bakangota. Ku buryo
buryo ntafite ahantu na hamwe nabacikira bangose kuri telefone, bangotaho mvuka, bangotaho nashatse, bangotaho ntuye, bangotaho nkorera, barangota. Ariko ngo banyize Mana we, kuko barashaka kunyica bangose. Umuntu kwica kugose ntubona aho uhungira. Warumbajije rero icyerekeranye n'izo nzangano abantu bagendana. Urakina n'ikintu badatwara mu isakoshi batwara mu mutima. Urwango ntiwarutwara mu isakoshi, ntiwarubitsa kuri banke, ntiwarubika mu nzu. Urwango ahantu rubereye rubi rugenda mu mutima. Muze kumfasha mwumve iki kintu umuntu ugifite ukuntu yanagowe, nta gatwiko ufite. Umuntu wangana, Bibiliya yaravuze ngo wanga mwene se n'umwicanyi. Kabiri, urwango ahantu rutwara nta minsi ufite. Urutwara mu mutima, nta sakoshi warushyiramo, ntiwarushyira muri computer, ntiwarushakira agafoda urushyiramo, kuko hari n'abagira mu nyangira akajya kubwira runaka ngo umufashe kumwanga. Urwango ahantu rugenda ni habi, rugenda mu mutima. Hari imibare twagiraga kera yitwa Liyona, niwe uyizi cyane. Ngo ni Liyona, bamenya Liyona nawe ayiga. Ngo umwanzi w'umwanzi wawe aba ari iki cyawe. Liyona none aha nyine dore kunamurebera muri lunette. Aha Liyona rero ubu nawe wamwoba. Ni akantu ngo kubisemo abantu bari. Iyo ni imibare. Umwanzi w'umwanzi wawe aba ari iki cyawe. Dise babyigaga nagiye guhingira amari. Urumva gukuramo uteranyijeho gukuramo. Liyona ibi niwe ubizi na Liyoneri. Ubwo nyine ujye umenya uko Minervare barya. Urumva ibyo ntize nagiye guhingira. Urumva rero bakagira mu nyangire. Kavuga bati njyewe uyu muntu ndamwanga. Niba uri inshuti yanjye rero umwange nawe. Kandi mu by'ukuri nubwo uyu muntu utazi icyo bari gupfa, nubwo ari umukunzi, uyu ari umukunzi wawe uri kubikubwira, ariko nawe ejo ya defo wawe undi yamubonyeho ashobora kuyimubonaho nagaba umwanzi wawe. Ariko iyaba umwanzi w'umwanzi wawe w'inshuti yawe we atarabaye umwanzi wawe, mwamo ari we mugumanye, mukanamenya nuko mwateranya amakosa ye, mukamenya ko niba muri abantu bajya mu ijuru mwashobora kugorora inzira ze. Mu nyangire nimbi. Ariko umwanzi wawe burya hari n'igihe aba inshuti yawe kugira ngo agufashe kurwanya umwanzi wawe. Nabyo byashoboka, ariko aba ari inshuti yawe rero. Ariko umuntu uri hano umwanzi ukwanga rwose azahinga ku rutara, asarure ku rutara. Hanyuma Bibiliya ngo nidukunda abanzi bacu, sinzi nimba na Satani tuzamukunda kuko nawe ari mu banzi bacu. Reka twivugire ku nzangano. Yego. Urwango biravuze ngo umuntu urugira ni umwicanyi. Umuntu wangana ni umwicanyi. Mbese niba hari umuntu hano kuri iyi hariya hakurya, hariya tutari kureba, tutari kurebesha na kamera, aho nyine akaba hari ari umwanzi, yanga mwene se, mbese nashaka afate, reba ahantu wandika na bike ibona cyane, wandike ngo ndi umwicanyi. Nujya no kwipresenta ahantu bakakubaza amazina, ujya wongeraho n'irya gatatu rivuga ngo ndi umwicanyi. Ahubwo nujya gusaba akazi bakagusaba bimwe mu byuzi, mu byo ushoboye. Ujya uvuga ko ushoboye no kwangana. Mushyire muri serivisi yangana. Uti n'umuntu namuhitana da kuko wanga mwene se, kandi mwene so ntabwo ari umuvuka kuri umubyeyi umwe w'umugabo. Umuntu utaremye ubundi umwangute. Ubundi mama Lionel, uzi ko iki cyaha gitera umutima, kuko kiba mu mutima niho gitwarwa. None ufata iki kintu ushyize aha, kandi umuntu uri kwanga hari amahirwe afite
yo guhora atera imbere urwangano rugakura rukarushibira umutima ugasanga ejo ugiye kwivuza umutima se yashika hejuru y'ibintu witeye. Mama Leone aho se ko ngize ikibazo ariko abantu baze kutwumva neza kandi babikoreshemo imbaraga z'ubwenge imbaraga z'umutima. ubu dufite nta muntu utazi jenoside yakorewe abatutsi yabaye mwa kino gihugu. hari umuntu biciye umuryango we n'abamwiciye umuryango we bakemera ko bamwiciye akabababarira, ariko kwa kundi bavuga ngo kubabarira ntibikuraho kwibagirwa, bikaba bituma buri munsi aba yumva haratarababariye akahorana akagahinda. Mfashiriza uno muntu ese nawo narwo n'urwango cyangwa aho si urwango. Reka nkubwire icyakubwira ko aba bantu aribo bakiranutse dusigaranye mu isi nta kibazo na kimwe bafite. Icyakubwira ko mu kabari abasinzi bakundanye umwe ari muri zana irindi bawufata irindi, icyakubwira ukuntu bakundanye, cyakubwira hanze indaya ukuntu zikundanye ibona kuri byingika ry'indakara turi yarakurika, icyakubwira ukuntu abanywa tabi sigarata imara wenyine ahereza undi. Uru rwango rusigaye muri za kiliziya no mu nsengero no mu misigiti, niho ziri zinzangano ndimo nshaka kuvuga. Nese Dawidi yahuriye hehe n'abantu arinda kuvuga ati Imana unkiza abantu banyanga bangose? Dawidi yarawigeze ahurira n'abanywa tabi? Dawidi yarawigeze ahurira n'abanywa sinze? Si muri bene se kugeza ubwo arinze gusenga afata Imana ndakwinginze unkize abantu banyanga barimo barashaka no kunyica bangose. Ese ugira ngo abanzi twari tubazi tukiri iyo ngiyo tukirwana tukira abajura tukira abasinzi, ugira ngo insangano tuzimenye tugereye mu nsengero ntutumenye ntutubonye umuntu akwanga mu rwego anakuca muri korari kandi ari ubuntu ko riremba mudahembwa. ariko naga kana nako ko guhagarika umuntu kamonyangire mugani wawe Mama Leone ugatenga umuntu nta cyaha gikomeye yakoze inama zigaterana kubw'umuntu umwe kubera urwango. Yego ibyo ntaho ibi tubimenye tugeze mu nsengero. hari umuntu wakwita wibaza ati se kuki mubimenyemo ugeze mu nsengero kandi byarahozeho? Ubwo byahoze mu nsengero cyangwa se twivugira izo mu nsengero kuko niho tuba. Ariko jye niho mbibonye. Jye mbonye abantu bangendaho mu mbabare ntabwo ari ukwangisha abantu badasenga insengero kuko hari igihe twavuga imbwe abantu badasenga batereka twigumiraho. Namwe ntimworohewe. hari igihe nabo baba batorohewe Mama Leone ko baba batorohewe rimwe na rimwe. Namwe ntimworohewe Mana muriho nabi we guhembwa amafaranga ukararo yamariye mu ndaya no mu kabari. Namwe urubisha siruta. Nubwo no mu rusengero harimo abavamo aribo Bibiliya ivuga ngo bomboka ibigabo by'ibigoryi. Niko Bibiliya byombokera ngo z'abapfakazi. Yego. Urumva izi nzangano zibereye muri aba barepeta, zibereye muri aba bazi gusoma Zaburi bakayisobanura, muri aba bazi kuvuga indimi. Izi nzangano ziba muri aba bantu bazi gukata ikorasi n'amasume bakihanagura ibyunzwe bari mu mvugire ngo Imana akabonye. Izi nzangano ziri muri aba bantu bazi kuvuga indimi bangana. Izi nzangano nizo Dawidi ari kuvuga yahuye nazo kuko ntawe yari kuvuga abapagani ntabazi. Ati ubankize ndakwingenze ndagutakambiye unkize unampishe kugeza ubwo avuga ati umpishe. Yesu we umpishe. Donc unjyana ahantu batazongera kumbona, ngezeho mbahunga unjyana ahantu umpisha ntibazongere kumbona. Kandi Imana igiye kuguhisha aho nkurikiye. Nukuri bahisha mu izina rya Yesu. Akira guhishwa n'Imana. Haleluya. Umpisha abanyabyaha banyanga Imana igiye kuguhisha. Hanyuma igihishura ibitangaza iri kugukorera. Baba ari ibyo babona, baba ari ibyo bamenya wowe udahari. Haleluya. Haleluya. Ube wibereye aho ngaho za Mombasa urangura mu Bushinwa, Turkiya, ibe iguhishaho. Nibikumpishiye aho yo kabyara. Haleluya. Nibikumpishiye aho ngaho hanyuma aba banyabyaha bajye bamona ineza y'Imana ariko wowe udahari. Nibyo.
bakurabukwe nko kuri nkaho wipositinze kuri telefone, bakurabukwe nk'abantu bagupositinze mwahuriye mu gihugu runaka ku kibuga cy'indege runaka wikomereza ugiye ahandi, batese uwo muntu yageze aho ati duhuye ari kuri iki kibuga cy'indege akomeje mu gihugu twibagiwe. Iguhisha ahantu, haleluya, iguhisha mu mirimo yayo. Ndashaka kuvuga uburyo Imana ishobora kuguhisha mu bitangaza byayo. Wikwirirwa ujya gushaka kuguhishwa kure, niguhishe muri yo, iguhishe muri yo. Urumva neza? Ntiguhishe mu itanura ryaka umuriro, ahubwo iguhisha ku buyobozi bwo kwa Nebukadinezari. Iguhisheyo. Iguhishe. Ntiguhishe mu rwobo rw'intare, iguhishe kuri tere, aho usobanura inzozi abakwanga zabananiye, abakurwanije. Ese ugira ngo bari babarwanije ngo mwami Nyagasani, ngo urabona ngo aba bahungu wazanye ngo ntibajye bapfukamira Imana, ngo niyo tuyisenze ngo baba duseka, ngo y'amakonda aravuze turubarara, ngo ntibubararuke, ngo baba kubararuka, ngo bagahagarara bazanye itiku. Imana irangije iravuga iti nzabahisha mu cyubahiro cyaho mwasuzuguriwe. Umisha abanyabyaha banyanga bangose, nzabahisha mu matitiri. Ndafashijwe ndabigenza ne. Haleluya, fashwa mu izina rya Yesu. Niguhisha muri titire, iguhisha mu budirecteur, iguhisha mu buyobozi, iguhisha mu company, niguhishe. Ntiguhisha muri quartier ariko. Ko mukunda kwihisha ngo muri no mise ngo reka mbe mbitsimbye. Saho ndi kuvuga, saho Imana yantumye kuvuga. Niguhishe muri mariage nziza ku mugabo ukaze, niguhishe mu gihugu runaka, niguhishe mu mushahara runaka, niguhishe mu umisha abanyabyaha banyanga. Ubundi nicyo cyabashobora. Mu bintu bituma Imana irushaho kubaho, nukubona abantu batwanga turushaho kuzamuka batureba. Kubona abantu bakwanga, umuntu kwanga umunyuzeho wambaye agatimba n'ururabyo mu ntoki bari kuzenguruka rompo wishure 3 bavuza amahoni, atwaye ka kamodoka ke kameze nk'ibati kagenda gata amapiyesi, yaravuze ngo ntuzashaka. Akabona uri kuzenguruka muri rompo we, akabona bari kugufotora baguteruye gutya sha muri jaride, kwa kundi babaterura babagira gutya. Imana iguhishe benaho mu biganza by'umukunzi, hanyuma bakwanga bakanura umishe. Haleluya, abanyabyaha bajomwe guhisha mu gatimba, ariko Mana ahantu batemerewe no kuza kwifotoreza iruhande rwawe iguhishaho. Mbega hano Imana igiye kuguhisha muri uyu mwaka, erega ndi guhanura nubwo mba nisekera, ndi kuguhanurira niko yagaye boshaye. Haleluya, niwe igiye kuguhisha. Imaze iminsi yaraguhisha mu abakene ntibamenye ko ukennye, niwe umaze iminsi uhishe. Nibyo umaze iminsi uhishe, bakabona usiga amavuta ahenze kandi wakubiswe uri kwisiga gikotoro y'abana. Yego, umaze iminsi uhisha abantu bakureba kenda ka kera wakambara bakabona urakize. Naho umaze iminsi uhisha, ariko birahindutse. Imana iguhisha mu bitangaza. haleluya, iguhisha abanyabyaha bakureba bakajya niho Dawidi yavuze ngo untunganyirize ameza. haleluya, mu maso yabo. Yego, umishe no ku nkoko yivovore, umishe no ku ifiriti nyirwane nayo, umishe no kuri Masedowani ngwane nazo, umishe abanyabyaha ngo nibo banzi banjye banshaka kunyica bangose. Abantu mufite inzangano mushyira agapira hasi nta gatwiko karimo, kuko ni mudashyira inzangano hasi ibintu Uwiteka agiye kudukorera biratuma amenyo muyahekenya nta korogate mubona zihavura. Ndababuriye aho kantu gasubiremo abantu mufite gahunda yo kutwanga, murambika urwango hasi nta gatwiko karimo,
kuko ibintu Imana igiye kudukorera byasaba ko amenyo amarira mu nda nta korogate wazabona ikuvura icyo kibazo ufite. Ibintu Imana igiye kudukorera biragusaba ko ushyira agapira k'urwango hasi, wapfa, biraremereye, haleluya, biraremereye, ni binini, ni byinshi, nkunda kuburiye hakiri kare. Yego, rambika urwango ufite hasi, rambika hasi, shyira agapira hasi. Ubundi tizonyo uze uriye izindyo, tizonyo urya inzuzi. byose biri gucangacanga no kubivuga nk'uko biri gucangacanga. Kuko Imana igiye kuduha amamodoka utazashobora kuvuga. Umenyereye ngo rava, umenyereye ngo vewiti, umenyereye gikeri, umenyereye korora, umenyereye. Imana igiye kuduha imodoka zije mu mazina adasanzwe. Ndahanuye pe. Imana igiye kuduha amazu afite modeli zitamenyereye. None biragusaba ko urambitse urwango hasi waturika kuko ruba mu mutima. Ubundi tizonyo uze urye inzuzi. Tizonyo rwose kuko icano ndayikunda. Nanjye ndayikunda. Yesu Kristo ukurikije indege tugiye kugenda nazo. Tizonyo uze urye inzuzi. Turwango uze udufashe guserebura. Yesu we, iyo aranje utangira udukunde. Kuko ibi bintu wapfa pe, nukuri wapfa. Niba batabyemera bagiye kubaza Hamani. Yego, ukuntu byamucanze urumamba karujombwaho. We kubera urwango, kubera ibintu by'inzangano. Cesare yaravuze ngo ucukura icyobo niwe ukibanzamo. Ndiyo. Kuko uko amanuka hasi acukura kiba kimugeramo metero. Burya gishobora no kumuridukana akaba ari wiki. Kandi ntacyo mvuze niteranye. Donc ukurikije ahantu tugiye gutura, umutekano uzajya utangirira kure kugira ngo wemererwe kutugeraho. Ihangana ubushize urwo rwango ruciriritse hasi wazatureka. Herutse kwikatisa muri quartier ndahanuye n'ukuri kaye ngenda byakira mu izina rya Yesu. N'abantu bari kuri mwakira ndi guhanura. Ampaye nka data. Meruse kujya muri quartier. Umuntu arampamagara ati uragera kuri gate. Ngira ngo ni gate yiwe. Aturahasanga umusekirite. Atuze kumbwira. Singeze kuri gate n'agakapu nguza nicyo gikapu. Ndavuga se ibi nabyino bibaho. Ariko noneho nkabona n'ukwinjira muri gate ugasiga n'indangamuntu we bakanakwandika nyine. Ndakugenda arambwira ngo urabona ngo kunzu ngo ya 15 ngo kuri gate nayo ngo urayigeraho. Naho nsanga undi musekirite we nawe umurinda kubwe. Koma ubwo abantu babaye bashyira inzangano hasi. Bashira inzangano ubivuza ibintu byo kutugeraho bamanje baca n'ahantu. Ko gahunda nuko tugiye gutura. Protokole nyinshi. Mubwire abanzi bacu bicecekere, inzobo bacukuye bazitere minsina. Nukuri urwego tugiye kugeramo biragusaba ko urambitse urwango ufite hasi. Reka nkubwira kandi kantu mama Mariyo. Ubundi bacukuye urwobo rwa mbere. Yego. Ndetse bagira ngo twanapfuye koko. Yego. Nicyo bari bagicukuye bazi ko bagiye kudushyingura. Yego. Turazuka. Yego. Tuzuwe niyaturemye. Yego. Bashiramo insina, bashiramo n'ikintu bajya bita umuhembezo. Umuhembezo cyari cyo. Ndawuzi cya giti bashingirira ibishyimbo. Bashingirira ibishyimbo. Buri iyo umuntu adapfuye. Ntabwo bahamba insina gusa. Ahubwo bashiramo n'ikintu bajya bita n'umuhembezo. Buriya bashiramo umuhembezo. Kuko ubuzima bwongeye babakera bari bazi ubwenge. Yego rata. Kandi hano kureva mu mari. Abantu bakera abantu bavuba mwumva ibya kera. Bajya bashyiramo kandi nabwo ntago bashyiramo umushyashya. Bashyiramo umuhembezo umaze igihe. Ibyo bishatse kuvuga ngo iki ubuzima bw'umuntu bwari busa nkaho bushizwe mu cyobo. Ariko kubera yuko yongerewe ubuzima bwe bwongere guhembera. Yego. Nawe nyine bashizemo umuhembezo nawe utari mushyashya bivuze ngo uyu muntu azarama. Yego. Bashire hasi agapira rero
kuko bari bazi ko n'ubundi twapfuye. bandundire hasi agapira shyira ako kantu hasi kitwa urwango. Uherutse kuvuga akantu karanezeza Agakize ngo agatenesi ukadunda hasi urakabonye ukuntu kayidunda ahubwo ukagira ngo kuse hasi none ukakadundana umujinya ntugiye kugashwanyuza igahita itumbagira ikagera hejuru nuko batudunda tugahita dutumbagira ahubwo usigara ureba ngo itakumena n'umutwe kananaguhima ntikagwa iruhande rwawe aho wakadonze kagwa hirya kure nguko uko tugiye kugwa hirya igikeri umuntu yagize umujinya agitera umugeri kiri mu nzira kumwe kigenda nacyo nk'ikidafite ubwenge urumva hari ukuntu nacyo kigenda mu kavuyo yego kiniyemera burya kiranasuzugura n'igihe ukirukana kikakureba gutya kandi nta n'inzoka irya igikeri yego nta n'ikintu kirya igikeri urakina n'ikintu Uwiteka yifashishije akacyohereza kwa Farawo kavuga ati mboherejeho umugeraho nimugeraho mupfe munuke mu bastress mu mazuru nk'iminsi ngaho n'ingabo pe zira n'ingabo noneho igikera umuntu akinyuraho ufite urwango bamwe inzango zishe akunyuraho yareba uko wibyibuhiye ukusa ukomeze akumva yagusera uburozi cyangwa akagukubita inyundo w'agahanga ubundi tutaba tunibitseho sentire ntwari babara nyuma arakireba arangije ngo agikubita umugeri nko kukivana imbere ye kigeze imbere gisanga cyacitse ibisebe ariko kirebye gisanga aho cyashakaga kujya kigezeyo kandi cyateganya kuhagenda icyumweru cyose hanyuma kirangije kiti nubwo ibi bintu bikobagura birihutisha izi nzangano zanyu zitumye Imana itwihutisha haleluya mama rero nagezeyo reka nkwereka ukuntu biherutse kugenda abantu bahirutse gukora agatsiko barwanya umuntu none bamwongera bari uko bamurwanya bamuvuga kandi buryo uvuga umuntu ukuruta ndiyo urwanya umuntu ukuruta kandi nubona umuntu akurwanya ujye umenya ko ari ikimenyetso cyo kumuruta noneho uko bagenda bamurwanya bamwinjiza ahantu atarazagera igihe kinini cyane agaruka ashima Imana ati ndashima Imana ko abantu bandwanyije ariko bakamenyekanisha yego bura uzi yuko hari umuntu unagira ngo ari kukurwanya ahubwo abantu bose bakaza no gukirika ariko se uyu muntu ninde bavuga gutyo ninde wavuga gutyo ukaburiye hit ubu se umuntu wanzinze nkamara imyaka 11 ntiyangiriye neza sicyo cyatumye mu mustari cyaguhaye ubuhamya baba hanyuma rero satani nafate kuki kumwako abangana bafate kumwako nitugipfuye tubayeho tugiye kwihisha Uwiteka afashe umwanzuro wo kuduhisha mu bisubizo byo mu rwego rwo hejuru afashe umwanzuro wo kudushyira ahantu twesikotingwa tutabisabye munabifate mu mutwe ko tugiye kwinjira mu gihe cyo kwesikotingwa kurindirwa umutekano n'abantu tutabisabye bubwabo bitegereje bakabona ko dukeneye umutekano bitewe n'ibintu Uwiteka dukizemo bitewe naho Uwiteka dushyize abantu ndacyaburira abantu bafite inzangano zo kwanga abandi murambike hasi ndacyakuburira wowe wanga umwana wo kwa runaka rambika hasi agiye kwiga muri Cameroon wowe ufite urwango rwo kwanga uyu mubyeyi rambika hasi agiye kuguca havuza amahone y'imodoka shyira hasi urwango murumva neza muranyumva abantu inzangano zishe muri no minsi mwitwaje za Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo mwitwaje ingendo muhoramo ngo muratumirwa hirya no hino mufite inzangano zo kwirirwa muvuga abandi nabi noneho sasa wamuvuze nabi mu mudugudu agiye mu bihugu haleluya professor wamuvuze nabi mu isibo agiye kwisi professor ihangane rero kugira ngo udapfa nkurindira umutekano wo kudapfa imburagihe burambitse urwango hasi kuko twamenye ko rutwarwa muri marete rutwarwa mu mutima orohereza umutima wawe mada wirerera abantu mama rero dapfutirereye hejuru ibintu Imana igiye gukorera abantu b'Imana umuhanga bita Plato yavuze yuko iyo wanga umuntu umutima wakamushiramo yego uba wikoreye ibiro bye ndebera ibiro mfite 98 umuntu rero ubyikoreye akagerekaho n'abantu ahubwo bagukunda kuko kwanga ukagira ko n'itimi nyemera ubuyanze nayo iyo ndwanya uburwanije abantu baraha bose banyemera reba ibyo biro wikoreye mu mutima udapima n'ikiro vidura umwanda kandi abahanga bavuga ko umutima ungana n'igipfunsi cyawe ndebera rero kubona waranyinjije ahantu hangana gutya nkakwirwamo ndaguturitse ahubwo tugiye kujya tunabatera no mu nzozi tubabonekera
gusanga mu nzozi kuko uri mu mutima wawe kuko ndi mu mutima wawe ngiye kujya ngusanga mu nzozi ahubwo ngiye ubone ndi kukudepasa ndi kuvuga Jésus contrôle ahubwo ngutere mu nzozi nkwereke ingendo ngiye kujyamo nkwereke amatike y'indege mfite kugeza mu kwa kangahe nkwereke booking mfite kugeza mu kwa kangahe nkwereke imodoka ageze kuri Majerwa indi iri mu nzira yo kuzajya njyana ku buryo nzajya ndihene indi ziritse nkwereke uburyo natumije imodoka yo kujyana mu cyaro niyo kujyana mu mujyi niyo kugendana munsi y'urugo niyo kujyana ku cyumweru niyo kujyana ku kabiri fire uburyo nzajya kimwe ku wa mbere kwa kabiri nkagira icyumba cyo kwa kabiri kwa gatatu ubwo ni mu nzi imwe icyumba cyo kwa kane harya mama niko bariyo nabazajya bavuga umunsi ni kwa gatanu mama araye muri kiriya cyumba fire ubundi abantu bafite inzangano werutse kumbwira ngo ni amavuta ya Elizabeth ni muri shato babyita kurara muri shato aya ubwo urumva ni amavuta yo muri shato coach ubwo urumva umuntu wandwanije ndi mu nzu y'ibyumba bingahe n'abarambika urwangano hasi kuko tugiye kuba hari naho tujya dukubitemo icyitwa umutameno uvuga utahangaha kubera ko ntizo umutekano ngize ntyo rero gahunda ukuntu imeze aba bantu batwara urwangano mu mutima ni ukuri wazaturika umutima ni mutosha ahubwo naba abantu baza gusiga ibintu ku gipangu cy'umuntu ubona amenye n'ubundi bwenge ubu nanjye nsigaye ngenda kuva bavuga rya jambo ngo tuve mu byo turimo tujye gusura ibyo tuzaba mujya gusura icyo muzaba cyo niko nababwiye ukuntu byagenze rero naragiye nsanga ahantu handikitse ngo sakonyora ntiyabivuze neza nanjye byarancanga nta kundi pole nsomye ariko ubwenge burambwira bati ntukoreho yego dore kuko urakora ati genda ukande hariya kandi nturenze urutoki hano ariko nkumva mfite ubwoba yego nuko bari kundeba kuri kamera telefone impita mbona irasonye ngiye gukanda ngo ntiwibeshye ukore ku gipangu nise kubera iki ngo harimo umuriro mbabwire yuko weho urwanya umuntu w'Imana tugiye kubaka inzu mu bipangu byacu hakaba hakikijwe umuriro w'amashanyarazi ku buryo ibyo bakubwira ngo protocole ku buryo kuza no kudusura byo byonyine bizajya bisaba protocole kumanzuka tubaza kugira ngo kuko no gukomanga ntago bizaba byiza kongeraho n'umuriro w'Imana fata umuriro w'Imana ufata umuriro wa electrogaze cyangwa se wasa haya bayita ngo iki muri iyi minsi wasake sinzi ukuntu mbari rege ni gukiri ni wasake ni amazi ngo ni rege rege ni umuriro wasake ni amazi ndimo ndagenda mbimenya gake neza nuko niko gahunda bimeze byahindutse ndarambimenya kuko nanjye mba ndi kuri internet hafi aho ariko se none se electrogaze ni iki electrogaze nyine ya kera yari wasake kera ari electrogaze yarabatijwe yahinduriwe izina nkuko tugiye guhindurirwa amazina n'imbere electrogaze yarahinduriwe izina kaba wasake niko biri kuncago natwe turigiye guhindura tugiye guhindurirwa amazina haleluya ibintu birimo biragenda bihindurirwa amazina kandi reka nkubwire nimba umuntu ajya muri kenkayori akagura isuka yayigeza muri doti gahindurirwa izina ikitwa cyogera inka hanyuma jyewe wicaye nkavuga iby'Imana iki se gihe cyo guhindurirwa izina siva kwako abwira akantu tumye noneho iri jambo ririmo ubugombe nishaka bazanyita ngo narashajwe ariko ngiye kubwira ubuze ngo ujye muri kayori kukagura ngize ngo uvuze ngo isuka urumva uyigura yitwa isuka wayigeza muri dote ikitwa cyogera inka uramenye ntabwo iri muri dote bagiye gusaba ntabwo bavuga isuka reka ni cyogera inka ubwige igeze aho ihindurirwa izina kandi mu mwuka tugiye guhindurirwa amazina bitewe n'aho tugeze abantu barambika urwango hasi rero reka mwashyize urwango hasi ko n'amazina agiye guhinduka
Haleluya. ibintu byahindutse ntabwo ari bya bindi mumenyereye abera bagiye kugera ahantu mutabasha no kubanga imitima izabasitinga nimureba nabi kurikije ibintu Imana igiye gukorera abera basenze abera bihanganiye umuntu wanga Marioneri yangamo Liyona akangamo Lioneri akangamo Liyonso akangamo n'umugabo mbega we akanga n'abantu 5,500 hafi na 400 bigiye kuzura kuri iyi channel kuko abantu bakoze subscribe kuri iyi channel byanga byakunda baragukunda ibyahatari mbega imitima igiye kubasting iri bubasting none reba abantu 1,000 bingahe hano bigiye gusubizwa mu rwego bigiye guhindurirwa izina mu rwego bagiye guhindura amakaritiye mu rwego bagiye guhindura ibyo bagendamo abagendaga n'imodoka n'ingendo z'indege mu rwego bagiye guhindura amastire n'ibintu bya pirate bikava mu buzima bwabo uyu mubare w'abantu babanga nibadafasha urwango nibadafasha agapira hasi barabastinga muramuke ikiganiro turagisoje muramuke nahesha Yesu Kristo muramuke kabisa sha umva turegeja twaba natwe dushaka kwaba ari ugukamura inkashi none akamuye cyane akamura inkashi komana mama ariko nk'ubwo ibyo bintu barabikuye yewe ndakuze inkashi aba bantu banyanga nabo batumye nkura hari igihe badukuza ibaze wakamuye inkashi ariko nibo bagiye kuzikamura ariko aba bantu baturwanya aba bantu banga abandi mugiye gukamura inkashi nibereye aha nicecekeye n'abantu banjye bari mu bisubizo shalom shalom